So long, the winner is. This is the producer, Sid Element. Ladies and ubushize abantu banjye barabaye cyane ndababwira ngo utaha bazashya. Hanyuma uri kuri stage wabuze amagambo yo kuvuga, hari habaye iki? Byari byandenze actually. Hari igihe ukora ibintu utiteze ibintu tuso ukabona biri kuza nyine. Actually akenshi nkora nitaye ku bintu nyine ingaruka nziza cyangwa mbi, ariko nzi ko iyo ndi gukora ikintu cyiza nkora nitaye ku bintu, so n'ibi bintu biba byanunguye tuso. Niyo mpamvu nawe ujya kuvuga, ariko ndakeka abantu babonye ko hari ikintu ashaka kubabwira, ariko nubwo nta presheje neza. Kibabwire none. So ikintu cya mbere ndashimira umuntu wese ukunda umuziki wanjye, ndashimira umuntu wese wampaye umwanya akanyumva. Biragoye kuba umuntu yaza mu kwezi kumwe cyangwa agakora indirimbo ya mbere ugahita ubona irakunzwe, nuko abantu baba baguhaye umwanya. So ndabashimira kuvuga umwanya wanyu, ndashimira Imana ko twese turi bazima, kuba turi hano twese turi bazima, ikiduhaye mu buzima. Ikindi ndashimira umuryango wanjye, ndashimira timu yanjye muri rusange, abahanzi dufashanya buri munsi. Ni byinshi navuga, ariko nyine hari byinshi byo kuvuga tu, nuko nyine banafite izo mbaraga zo kubivuga, ariko birahari byinshi. Element, iki kibazo abahanzi bakunanya producer bakunze kwanga kugisubiza cyane. Uyu mwaka ni nk'ize ndirimbo eshatu wakoze ubona ukesheje iki gihembo muri uyu mwaka 2021. Actually muri ziriya zabaye nominated hari ebyiri, hari Amata na Katapira. Bikwiriye nyine kuma umuntu umwanya wo kuza mu hano. So ikindi kintu hari n'indirimbo yitwa Mikasa. Actually indirimbo nakoze nyinshi mu mwaka zose zahise ziba amahits. So hari za Faster z'abakrisizi, ba Papa cyangwa nabakora indirimbo nyinshi Bambe. So urikumva n'indirimbo nyinshi zari gutuma zanatumye abafana wenda banatora tubusora. Hanyuma igihembo uragicyuye nibyo. Nicyo giye gukora kugira ngo n'umwaka utaha wongere ugitware, ko n'ubu cyambuye n'ubundi yarakibitse imyaka 2. Njyewe ntabwo ari 2, ntabwo nzigiye nzagitwarira. Ntabwo uzarekura inkoko zigira uko washatse ko bampaye amahirwe nkagifataho gato, ntabwo wakoze amakosa. Njyewe mfite ikibazo cyo kukubaza. Umwaka ushize kuri award nk'izi havuzwe byinshi cyane, wari uyoboye mu majwi abantu bati ele yibwe, nawe wabikomoje uti ubushize mwarababaye kuko wenda mwatekereza ko ndibona igihembo sinakibona. Uyu mwaka urakibonye, ni fairness muri Kisama ubibonyemo cyangwa wenda hari ikindi kintu babivugaho? Wenda nubwo navuga ko umwaka ushize nari nyikwiriye bakakinyima, kuko buriya ntabwo abajaji ubwabo baba bafite ikintu bagenderaho kugira ngo batange. Hari ibintu twebwe batwereka, ariko hari n'ibindi bagenderaho. So ntabwo navuga ngo reality yo ibihari, kuko ntabwo ari umuntu umwe ubikora, ntabwo ari amarangamutima y'umuntu umwe, ni timu nini. So timu nini rero ntabwo yaba yanga Element oya, ahubwo n'ubu bakoze nyine byagomba gukora. So no mwaka rero uvuga iki ku bantu bavuga bati Element agira beat imwe? Dore ubonye award noneho babwiza umwanya wo kubabwira ni beat imwe guhaye award. Nimba hariyo nzakomeza nyikore, none se niba ari imwe iyo comment zibase wowe yumva abantu bajya bayikubwira, nimba ari imwe impaye kino gikombe nzakomeza nyikore. Wowe izo comment ujya uzibona cyangwa uzivuma? Nyinshi cyane. Na mbere noneho narazumvaga nkumva zirankomerekeje, ariko nkumva numva ari neza. Atari izo comment izindi kugeraho ntuzishime n'izihe? Actually ntabwo nzitaho cyane, ariko amakomeza asa gutyo, ariko ntabwo njye bajya bamvuga ibintu byinshi. Akunze kuza ni nka yahe? N'icyo kintu uvuze abantu ndabakora ibintu bakabikunda, niba baragira ngo mbiveho se. So ngayo nguko wakoze cyane rero. Murakoze cyane nawe. Kandi tukwifuriza amahirwe masa.
Nobja igihembo gitashe muri Country Records uriyumva gute Nobja? ni nk'ibisanzwe n'ibyishimo turishimye nta kindi Nta kindi. Yeah. Element atwaye igihembo cya producer mwiza w'impeshyi. Mu by'ukuri nka Country Records ni irihe banga mukoresha kugira ngo mu by'ukuri ibihembo nk'ibi ngibi bitaye muri country? Bo ntekereza ko ibanga rya mbere nta rindi uretse kuvuga gusa ngo turifuza ko tugira uruhare mu kuzamura umuziki wacu, umuziki nyarwanda kugira ngo bashe kugira aho ushyika. Si ibyo amaze kubisetinga rero ni ugukora cyane no kubahiriza gahunda z'abakiriya arizo z'abahanzi no kuba somehow creative tugakora cyane nta kuruhuka. Yeah. Ariko ikibazo cy'amatsiko nakubaza muri Country Records hanyuzemo abahanzi bagiye batandukanye harimo ngira ngo abantu babazi cyane nk'Ayizo ndetse n'abandi bagiye batandukanye muri icyo gihe byari bigoranye ko wakumva indirimbo iri nini cyane yavuye muri Country Records. Element araje birabaye iyo nka boss nka nyiri Country Records iyo uri gukora ijanisha niki ubitekerezaho iki? Bo ntekereza ko ikintu cya mbere success ya mbere yatumye tugera kuri ibi hari ukuba ushoboye unashobotse sibyo. Element arashobotse first of all uriya discipline irakonta sibyo. Discipline na commitment nicyo kintu rero mbona kuri Element navuga ngo arusha abandi bantu sibyo. Agira discipline kandi noneho ni y'umubwiye ati nshaka gushyika kuri iki ararwana n'umusirikare agomba kubigira. Ntekereza ko nta n'ikindi. Hari abaproducer baje bagatwika bakamenyekana cyane ariko mu by'ukuri tukaburirwa irengero ryabyo. Ibyo bintu nta mpungenge ujya ugira kuri Element? Ntabwo byashoboka. Bo ntabwo mpakanye ko n'umwana aravuka akazakura agakura akagendera ku kabando nyine nk'umusaza kameme umuntu arasaza ko byo ni ibintu utakuraho. Ariko kuvuga ngo Element ngo araje ngo ejo azagenda ntabwo bishoboka. Tuzi ko twebwe icyo dushyize imbere si no gukomeza kugira gusa ngo dukomeze tugaragare, icyo twe dushyize imbere ni akazi. Kandi mu gihe tuzaba turi guha abanyarwanda akazi ibintu byiza of course bazakomeza kubikunda. Ntekereza ko rero uko bisetinze. Bakumenye nka Nduwimana Jean Paul mu ndirimbo zigiye zitandukanye cyane. Wowe ntabwo uteganya waragiye usamwa buri wegero ntabwo uteganya kuba kongera ugakora akaririmbo Nduwimana Jean Paul? Urabona iyo umubyeyi yabyaye afite nk'abana, iyo abana bariye umubyeyi watanariye yumva ibintu bimeze neza aravuga ati kuva umwana wanjye yariye bimeze neza. So icyo nshakiye kubivuga bishatse kuvuga ko nanjye nagiye mu muziki kuba nonaha like twaba dufite Element muri Country Records twaba indirimbo nyinshi wenda tuvuge nka 90% zisohoka mu Rwanda nziza ari twebwe tuba twasikoze studio Country Records ibintu nini shetinze ngiye mba numva nta kibazo bitwaye. Reka n'abandi bajeni bakore wenda nanjye nsejame hari umunsi wenda nzongera nkagaruka nka rimwe ariko nta kibazo. Iyo mbona abagenzi banjye bakora numva nishimye. Ariko hari nk'abantu bumvishe iriya ndirimbo ngo murabeho ndagiye bahita bumva ko umuntu wayiririmbye asa nk'umuntu wihebye. Hari n'abantu bakubuze bagira ngo mu by'ukuri warapfuye. Tugerageza kutubwira waburiye he nyuma yaho ahubwo tubwire noneho niki cyari kikuri mujya kuyiririmba? Kankubwire nje mu kwiheba gucika intege sinjya ncika intege uko byaba bimeze kose. Niyo naba ngeze ku munota wa nyuma mba mfite morale still urumva ngo rero nge nta kibazo mfite sinjya ncika intege. Gusa ibintu byabaye nyine ni bya bindi by'amateka. Urabona ari ukuntu umuziki wacu wa kera twawukoraga ibintu bitameze neza ukarwana ukagera gute ariko ubu ndahari nabaye mbuze kubera ko nashakaga kwiha akanya ko kubanza gutekereza kandi urabona ko ako kanya nihaye katumye ntekereza. So far dufite Country Records, we have Country FM. So urumva se atari ibintu byiza ejo tuzagira wenda na Country TV on sejame. So nibyo ngibyo umuntu aba ahugiyemo narenze kwitekerezaho njyewe ubwanjye ahubwo ntekereza ibintu byagutse byagira n'abandi akamaro. Mu mateka niwe wazanye umuhanzi Ali Kiba bwa mbere mu Rwanda. Abantu bahita batekereza ko mu by'ukuri ugiye gukomeza kuba event manager cyangwa se gutegura ibitaramo urabireka. Byagenze gute? So nari namuzanye muri event yanjye yo launching album ariko nubundi n'ibitaramo ndabitegura uretse ko muri no minsi ntabiteguraga bitoye n'akandi kazi narindimo ariko reka twizere ko ubwo corona icogoye nyuma tuzatangira tukajya na za Rusizi na za Nyamasheke ofete tukazenguruka igihugu cyose n'abakunda Element bakamubona n'abandi bakunda abandi banzi nyarwanda abo dusirita abo dukorana ko dufite timu y'aba artiste batandukanye dukorana turifuza ko twazanamanuka no mu ntara nyine izo event tukazitegura. Icyo gitaramo cyo kumurika album yari iyihe? Yari album yanjye yitwa Imfura n'Abagabo.
yeah. Okay. Ngana ku musozo hari amakuru yavuzwe ko weguka utwaye umunyamakuru Tino mujyana kuri Country FM i Rusizi muragenda murakorana mu gihe kingana n'amezi 3 tugiye kubona tubona aragarutse mu mujyi wa Kigali avuga ko hari ibintu bitagenze neza ubundi Tino mwapfuye iki? Oya Tino nta kintu na kimwe twigeze dupfa ahubwo igihe twari twumvikanye cyo gukorana cyararangiye ahita agaruka kuko ntabwo Tino nari mujyanye ngo agume Rusizi yaragiye nk'umukonserta ajyeyo atraining abantu aberekere kubera ko Tino is a legend muri ibi bintu bya journalism so ni nako kazi yakoze ibindi ni bya bindi abantu baba bavuga cyane banagendeye no kuri sentiment kubera ko bumvaga ko Tino yaguma Rusizi ariko ntabwo ariko bimeze kandi I'm so proud of him kubera ko abo ya traininze ubu ngubu barimo barabikora neza kuri Country FM. Nabyo turagushimiye cyane. Murakoze.